twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 31 cyumweru bisanzwe, tariki 6 Ugushyingo 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere muri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 14 umurongo wa 7 kugeza ku 12. Bavandimwe, nta n'umwe muri twe ubereyeho ubwe, kandi nta n'umwe upfira we ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turi abanyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Wowe rero nicyo gituma ucira umuvandimwe wawe urubanza, cyangwa nicyo gituma usuzugura umuvandimwe wawe? Ko twese tuzashyikirizwa urukiko rw'Imana, kuko byanditswe ngo ndahiye ubuzima bwanjye, uwo ni Nyagasani ubivuga, icyitwa ibi cyose kizampfukamira, n'icyitwa ururimi cyose kizamamaze Imana. Nuko rero umuntu wese azisobanurira ibye imbere y'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 27. Nezeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho ni urugero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Ikintu kimwe nasabye Uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho, ni ukwitura mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose yo kubaho kwanjye, kugira ngo mpore nirebera uburanga bw'Uhoraho kandi nite ku ngoro ye ntagatifu. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigire Uhoraho, ukomeze umutima ube intwari, rwose wiringire Uhoraho. Nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Muri icyo gihe abasoresha n'abanyabyaha basanga Yezu bose bashaka kumwumva. Abafarisayo n'abigishamategeko batangira kwijujuta bati, uyu muntu uko yakira abanyabyaha akanasangira nabo? Nuko Yezu abacira uyu mugani ati, ninde muri mwe wagira intama 100, imwe muri zo yazimira, ntasigeze azindi 99 ku gasozi akajya gushakashaka yazimiye kugeza igihe ayiboneye? Iyo amaze kuyibona ayiterera ku bitugu yishimye, yagera iwe agakoranya inshuti n'abavandimwe akababwira ati, nimuze twishime kuko nabonye intama yanjye yari yazimiye. Ndabibabwiye, nk'uko umunyabyaha umwe wisubiraho azatera ibyishimo mu ijuru birenze iby'intungane 99 zidakeneye kwisubiraho. Cyangwa se ninde mugore wagira ibiceri 10, kimwe cyatakara ndacana itara ngo akubure inzu ashakashake kugeza igihe akiboneye? Iyo amaze kukibona akoranya inshuti n'abaturanyi akababwira ati, nimuze twishimane kuko nabonye igiceri cyanjye nari natakaje. Ndabibabwiye, nk'uko abamarayika b'Imana bazishima kubera umunyabyaha umwe wisubiyeho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ongera ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, neza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhinduke uko Nyagasani ashaka. Buri munsi ugira ikintu uhindura mu buzima bwawe kibi werekeza ku cyiza. Ni kuri iyo ngingo rero tujye kuzirikanaho yitwa la conversion, uhinduka. Buriya umuntu wese wumvise ijambo ry'Imana buri munsi yakagombye kugira ikintu ahindura mu buzima bwe, niba koko wabyumvise neza. Hari ingeso mbi ucikaho, ndetse n'umugenzo mwiza wimiriza imbere ukawukatazamo, ugatera imbere ugakomeza kugeza igihe ugereye kwa Nyagasani. Ngubwo ubuzima bwo guhinduka. Akenshi tubaho mu buzima bwo guhindana, tukabaho mu buzima bw'isayo, tukabaho mu buzima bwanjye Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni ukugarukira Imana. Iyo umuntu agarukira Imana rero, hari ibyo yigomwa, ni ibyaha, bityo ukarangamira Nyagasani nyir'ubutungane kugira ngo bukize. Guhinduka ni ibya buri munsi, kugarukira Imana ni ibya buri munsi. Tujye kuzirikana ku ngingo 3 ziza kongera kugukebura nanjye zikankebura, kugira ngo twongere turebe uburyo duhinduka. Ingingo ya mbere iraza kwitwa le dynamisme, imbaraga ushyiramo mu guhinduka. Iyo bavuze guhinduka, nanone irindi jambo ryerekeza ku mbabazi, kwiyunga. Niyo amagambo Mutagatifu Agustin yavuze ati,
Imana yaturemye nta ruhare tubigizemo, ariko mu kujya kuducungura izakenera uruhare rwawe ndetse n'urwanjye, notre participation dans notre salut. Rero iyo umuntu agiye kwiyunga n'undi, iyo umuntu agiye gusaba imbabazi, iyo umuntu agiye guhinduka, aho hose bisaba nyine impande ebyiri, uruhande rw'uwahemukiwe n'uruhande rw'uwahemutse, bombi buri wese agira uruhare ashyiramo, rwaba ruto cyangwa runini bitewe nanone naho uhagaze. Gusa ikibabaje, uramutse ushyizemo uruhare wowe wahemukiwe rwo gushaka kwiyunga n'umuvandimwe, hari igihe bidakunda, bisaba nanone wa wundi wahemutse nawe gushyiramo urwo ruhare, nuko buri wese agashyiramo urwo ruhare kugira ngo ibintu bigende neza. Rero icyo guhinduka bidusaba ni ijambo dukunze gukoresha ryita dinamo, dynamisme. Bikavuga ngo dinamo ubundi bivuga moteri, bikavuga imbaraga, ya moteri ituma ikinyabiziga kigenda, cyangwa ya moteri ituma ikinyabiziga kigenda kugenda. Nuko rero kugenda bikagusaba nawe gushyiramo imbaraga. Rwawe ruhare n'uruhe? Uruhare mu guhinduka kwacu n'uruhe? Akenshi dukunze kugira ubuzima buri hagati, ubuzima butanyeganyega. Ubwo buzima rero ngo ntabwo bwizwe na Roho Mutagatifu. Umuntu wese ubwizwa na Roho Mutagatifu kwa guhinduka asaba nyine kunyeganyega. Ngiki kiyega ngako kayega gahuhera, ngiyo dynamisme ya dinamo, ngomba guhorana za mbaraga kugira ngo ngende. Nabyo umuhanga yavugaga ati la vie sans effort c'est comme vivre l'enfer. Ngo ubuzima iyo nta mbaraga ushyiramo birangira ubaye nko mu muriro. Nanjye ndagusabira, nanjye usabire kugira ngo duhinduke, tugende, dushyiremo imbaraga, dushyiremo urwacu uruhare. Nawe garagaza agakereshwa kawe, uruhare rwawe n'uruhe? Ufite iki mu mbereho? Nyagasani yabikubaza ko atangiye guhinduka. Ese ni izihe mbaraga ukoresha? Wasanga impamvu udahinduka ari uko ukoresha imbaraga z'umubiri, ari uko ugikoresha intwaro z'umubiri. Biragusaba rero uhagurutse wese, bityo ugende neza mu nzira z'Imana. Mu ngingo ebyiri zikurikiyeho tugiye kugenda tubona imitego ikunze gutuzitira mu rugendo rwo guhinduka, imitego se kibi. Ingingo ya kabiri, kutava aho uri, la vie stable, ukamera nka station neza neza. Mwabona icyapa gishinze, cyakindi gishobora kurangira abagenzi aho bajya, ariko gisigaye gishinze. Ngubwo ubuzima bw'umuntu nawe udashaka guhinduka. Ushobora kwereka abandi byiza, ukigisha abandi, ariko udahinduka. Dore ko guhinduka ari ukwisubiraho ndetse no kwisubiramo. Akenshi dukunze guhagarara ngo ati simbikeneye, sinkeneye guhinduka. Naryo Pawulo Mutagatifu gutubura mu isomo rya mbere, kudacira abantu urubanza, kuko twese tuzapfa. Umucamanza n'umwe ni Imana. Iyo rero nishyize ku ruhande rw'abacamanza, akenshi numva ko narashyikiriye, numva ndakeneye gutera intambwe, ngumva ko ndi umuyobozi, ngumva ko abandi bose ngomba kubategeka ko nshaka. Bikaza kurangira ngewe ntari guhinduka, nkamera nyine nk'icyo cyapa kiba gishinze, nkarangira abandi ariko ngewe ndashobora kwirangira. Iyo nduru, urwo rusaku, niba nta rukundo rurimo, ntacyo bizatanga. Icyo kintu cyo gutanyeganyezwa nibyo biranga nyine iyo mitego ya sekiri, kudashaka guhinduka. Nuko bamwe bagaca imigani bati nta giti kigurukira inyoni. Ushaka kuvuga ngo uriya azaze kunsaba imbabazi cyangwa ntazazi, ibyo ntibindeba. Imvugo ngizo ukibaza ngo igiti ninde, inyoni ninde? Nuko rero uwahemukiwe agahora ashaka buri gihe ko azaza kumupfukamira, azaze cyangwa rurere, sinkeneye kumusabirizaho, n'ubundi niwe uzaza kunsabirizaho, n'ubundi niwe uzaza, ni umukene, ni umunyenzara, n'ubundi azaza, amaherezo azaza kunsaba imbabazi. Nuko ukaguma aho ngaho ushinze, uhagaze, utigera wiyegura. Ibyo bizitira ubuzima bwaho mu byerekeye no guhinduka. Ngabo rero abigisha amategeko n'abafarisayo yatubwiye mu Ivanjiri, babandi ngo badakeneye kwisubiraho, babandi badakeneye guhinduka, babandi bacira abantu urubanza, babandi bari imbere y'abasoresha bari kubacira imanza, nyamara babanenga batirora, bo bari kwishyira heza. Wasanga atari bo banyabyaha rwinda, ahubwo uko natwe iyo bari gutubura muri Ivanjiri no munsi, hazaho tuzaba nk'abafarisayo badakeneye kwisubiraho, babandi basigara bashinze, babandi baguma aho bari, abandi bumva ko bashyitse, abandi baguma uko bameze. Kuguma uko umeze ni nko kubaho nyine mu muriro. Babandi badakeneye guhinduka, abo nibo yazaciriye uyu mugani w'intama 99 asiga akajya gushakashaka imwe yazimiye. Mutagatifu Agustin yavuze ati mu rurimi rw'Ikilatini ati errare humanum est sed perseverare diabolicum.
mu gifaransa bikavuga ngo se tromper est humain mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ngo kwibeshya bibaho, gukora icyaha bibaho, nta ntungane ihari ku isi, twese turi abanyabyaha, turi abasoresha, turi ibyomanzi, abasambanyi, abasinzi n'ubundi bukozi bw'ibi bwose. Ariko ikibabaje kubi kurenza ibindi byose ari nabwo bushitani, akayavuga igihe biti ubushitani bw'inzoga bombetezi, icyaje kurenza ibindi ni ukwanga guhinduka, ni ukunangira, kwanga kuva ku izima, kunangira kugeza ku ndunduro. Icyo nicyo kibi kurenza ibindi byose. Uyu mugani rero werekeza kuri abafarisayi, bo banga guhinduka. Ubwo nibwo bushitani bubi, banga kuva aho bari, banga kuva ku izima, banga kurekura, bakomeza kugundira ububi bwabo. Icyo nicyo kibazo. Naho ubundi turi abanyabyaha, Imana ishaka ko twayisanga, igatubabarira, ikadukiza. Naho ubundi uvuze ngo njye nta cyaha mfite, nibwo uzatangirwa umutego wo kunenga abandi, kunegura abandi, kuvuga abandi nabi, gucira abandi urubanza. Nyamara Yesu aragukebura uno munsi ati umenye ko nawe ukeneye kwisubiraho, nta n'umwe udakeneye kwisubiraho. Rero nudakeneye kwisubiraho uzasigara muri cya gipangu, uzasigara uguma aho ngaho nyine stable, ntacyo uhindukaho, uguma aho ngaho, nta n'icyo uzamara. Akenshi uzasanga abantu baba mu buzima bwo kudahinduka, niba uzasuzuma ugasanga ntacyo bamariye kiliziya, ntacyo bamariye igihugu, bagumye aho ngaho nyine, ntacyo bishe, ntacyo bakijije. Icyaha no gutonda abandi, kubavuga, kunenga, gusenya. Ingingo ya gatatu ni ugufata icyemezo. Ufata icyemezo ni iby'abagabo, ntabwo ifata icyemezo. Uyu munsi turumva mu ivanjiri imigani ibiri Yesu aduhaye agira ngo turareke kwisubiraho. Umugani w'intama yazimiye, umushumba agataza 99 akajya gushakashaka imwe yazimiye kugira ngo zuzure wa mubare 100, hanyuma n'umugore wataye igice akagishaka kugeza igihe kiboneye. Ibyo nyine bigatera ibyishimo by'umuyobozi, nuko abashinzwe abageza ku Mana. Akababaro k'umuyobozi nuko nyine abashinzwe bari kuyoba. Nawe urebe ikiye cyo kubabaza, icyo kimenyetso cy'umuyobozi, cy'umuntu ushinzwe ibintu, ujya gushakashaka izo mbaraga ashyiramo. Icyo nicyo twise dinamo moteri, kugenda, guhaguruka, akagenda agashyiramo imbaraga urwe ruhare. Abana muri gatigisimu ngo bigeze bajya impaka kuri uyu mugani w'intama 100 ziri mu rwuri, ngo imwe ikaza gucika, imwe ikaza guhera, reka tuvuge guhera. Twavuga batari kuyimushumba azi kubara, yize amashuri angahe koko kubona ati ntama 99 akajya gushakashaka imwe. Uwo mushumba afite imibare. Nuko bakomeza kuganira ku mashuri y'uwo mushumba, bene iyo mibare iteye ityo. Umwe aza gusubiza mugenzi we ati nyamara yajyaho akajya kuyashakashaka ahubwo azi ubwenge, kuko nta jana ryanga mu rindi, niri yakomeza kugenda yishakashaka kugeza igihe nyine ntayiboneye. Gusa azaca gukingirana za zindi 99 hati kirura kitazazitapfuna, azasiga zikingiranye. Usiga ukinze. Ubushishozi bw'uno mwana ngo asige akinze biratwerekeza kuri la vie stable, n'abigisha amategeko n'abafarisayi basigaye bafungiranywe, badashobora gufungura umutwe, bagasigara aho ngaho ntacyo bakije, ntacyo bishe. Hanyuma bigatwerekeza no kuri Yesu ufata urugendo akagenda, apostolat de proximité, kujya gushaka mu giturage hirya mu Isayo, akajya gushakashaka yazimiye, kugira ngo wumve aka kababaro k'umushumba. Wakumva neza cya kibazo babaje wa mwana bati ufite intama 10, imwe ukayibura, wari uziragiye, wabigenza ute? Wa mwana ati ntabwo nataha. Ati kubera iki? Mama yanyica, mama yankubita, rero nzataha uko nayibonye. Ngaha kabaro k'umushumba. Icyo nicyo cyambere wahera uvuga uti hajya nanjye n'umushumba. Ushobora kwazwa n'umuntu wanjye ntagifite, n'umuntu wanjye wantakaye, tutakiganira, tutakivugana, wa muntu tutacyumvikana, bigakubabaza ugashavura. Icyambere kwabazwa n'izo uragiye. Igisobanuro cya kabiri cy'izi ntama tubyerekeza ku bantu Imana ikunda kandi ikabakunda bose, by'umwihariko abanyabyaha Imana ishaka kugira ngo nabo ibazane maze bose babumwe mu rwuri rumwe. Icya gatatu nyino vanjiri yatubwira, ntabwo nyirizina ari izi ntama twarya cyangwa twatunga, ahubwo birerekeza ku ntambwe 100. Za ntambwe 100 abantu babiri bagomba gufatanya mu rugendo rwabo, mu buzima bwabo.
haba hari uwahemutse ndetse n'uwahemukiwe. za ntambwe 100 zerekeza kuri abo bantu bari basanzwe bunze ubumwe, noneho hashobora kuboneka umwe agatakara akajya mugenzi we nabi, undi bizagenda bite? Birerekeza ku ntambwe 99 Imana itera izi dusanga twebwe abanyabyaha, twebwe ducumura. nuko nawe kagusaba gutera agatambwe kamwe mubyeyi we, kamwe gusa, byibuze uvuga uti ndaje Nyagasani, aho karahagije. nuko Yesu akaza izo ntambwe atera aruha aza kugushakashaka. nabyo Mutagatifu Agustin yavugaga ati ntabwo ari umunyabyaha ushakashaka Imana ngo asabe imbabazi, ahubwo ni Imana yiruka ku munyabyaha kugira ngo amubabarire. Amen, amen, amen. Mutagatifu Mariya anakomeze kugusa nanjye asabire kugira ngo aho twagiye dutana tugaragaze byibuze ko dufite ubushake kugaruka, gutera agatambwe kamwe gusa, ako kamwe kazimiye kaheze. birashoboka ko utaravuga yego ku kibazo ufite, ku burwayi ufite. Nyagasani ndashaka gukira, Nyagasani ndashaka kuva muri iki cyaha, ukagira agatambwe kamwe nawe utera. ufite iki mu mbereho? icya kane twazirikana muri ino vanjiri ni aba 99 dukeka ko basigaye bafungiranywe. uko biri kose niba basigaye bafungiranywe, bari aho ngaho, bari kunenga abandi, bari kunegura abandi, bishoboke ko basigaye bakora nabi kuko banze guhinduka. naho wa wundi umwe birashoboka ko yikuye muri icyo kivunge, yabonye ibyo barimo bari gukora nawe, aravuga ati ubu buzima sinabubamo, reka niheze, sohotihe, reka niheze kugira ngo ubuzima bw'akavuyo akajagari sayo buvemo. hari igihe natwe mu buzima bwacu tubona turi mu bigare bari gukora nabi, abari kwandavura. ese nawe uzatinya gufata icyemezo uvuga uti ubu buzima sinabana n'aba bantu, ugafata icyemezo utaba abantu bameze batya sinshobora kubana nabo. nuko ukiheza ukajya mu butayu ukajya gusenga. aho ngaho niyo Nyagasani azagusanga kugira ngo akugarure muganire la vie privée, ubuzima hamwe na Yezu, bwa buzima bwo kuva mu cyaha, ukava mu kigare, ukava muri cya kivunge, za nteko z'abaneguranye, bwa 99 ukabava mukazi ugira ute ushakashaka ubuzima hamwe n'Imana. nibyo bizarangira Yezu nabona ko nawe uvuye muri ahandi wizituye, azaza ajya kugushakashaka kugira ngo mukomeze musabane kuva mu kigare. umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abanyeshuri biganaga, ariko muri abo banyeshuri ngo hakamo ikigare. abanyeshuri bakoze ikigare bajya bacika ikigo, bakajya kunywa inzoga bagasinda, bakajya mu gisombe z'uburayi, ubusambanyi, bakagenda bakivaga ku bujura, muri ibyo bibi byose. nuko ariko byari byo ko nyine nyakiri ntara bushyitsi, uko bagiye animatera akafata, uko bagiye bagafatwa, nuko bahera nabo mu maguru, uko afashwe bamuha weekend akajya kureba umubyeyi, nabo baherera mu bihano babahana. nuko ngo umwe muri bo aza kuvuga atari koko mama muhoze mu nzira, mama ahora aza koko aje kumva amakosa yanjye, koko nayabivamo nte? nuko ngo aza kubona mugenzi we wundi nawe wari ufite iyo ngeso yo gucika, ariko ntibamufate. nuko umunyeshuri afata icyemezo ati reka najye kumusaba ku miti bisiga, imiti ajya yisiga kugira ngo ntibamufate. aragenda yegera mugenzi we wundi nawe ajya gucika, ariko ntibamufate. aramubwira ati ubu rero mfite ikibazo kiremereye, ko nshaka kutazongera ko mama azongera kugaruka ahangaha aje kumva amakosa yanjye, aje kumvanira ahangaha. mbigenze nte? wambaye ku muti ujya wisigaho kugira ngo nanjye batazongera kumfata, wowe ujye ucika ntibagufate. nawe utekereze nyine imiti tujya dukunze gusaba ati impereza kuri uno muti, nanjye nisige nko guterekera mbese. nuko mugenzi we aramubwira ati umva rero shareka ngo umuti koko nanjye wamfashije, nanjye nyakoresha kugira ngo ntibamfate. umva naracitse, baramfata barankubita, ariko igihe najya gacika animateri yagiye gufata akamfungira mu cyumba, akankubita akansaba kutazongera. none rero nyuma y'uko nabonye ko animateri yajyanye ku ruhande akajya ankubitira imbere akampanira imbere, nafashe icyemezo nyuma yaho ko ntazongera kumutenguha, kuko yangiriye neza, yandize kuneza abantu kugeza ubu mama ntaragira ahangaha njyewe. si uko ntakoze amakosa, si uko ntacitse, ahubwo guhera icyo gihe nahise avuga nti animateri sinzongera nanjye kumusebya, kumukoza isoni. ubu nabicitseho, ubu sinzongera kubisubiraho. nuko byangendekeye, ubu ngubu iryo kosa sinongeye kurisubiramo. nawe rero nuva muri kiriya kigare
ntuzongere gusubira hariya ngo ucikane n'abariya ngo ujyane n'abariya mu ngeso mbi, nawe uzakira ngo uwo muti nguhaye. Nuko wa mwana aragenda afata icyemezo cy'uko atazongera gusubira muri bya bigare bya bagenzi be bacika ikigo bakajya gusinda. Yewe kugeza na n'ubu mama we ntarongera kugaruka ku ishuri kumva amakosa ye. Yabaye umuntu mwiza, n'umuntu mwiza rwose muri icyo kigo, yabaye umunyeshuri mwiza, ntiyongeye gusubira muri ayo makosa. Abayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Umuti wa mbere w'ingeso mbi ni ukwikura mu kigare. Yamvuga igira iti ihene n'izirikaho yawe. Iyo uri mu kigare, iyo ugifungiranye muri za 99 wumva ubuzima udakeneye ko hari icyahinduka. Vayo rero wiheze ube mu kigare. Uko uvuye mu kigare bituma witekerezaho ubwawe, ukisubiraho kandi ukisubiramo. Naho igihe cyose uri mu kigare ntabwo ushobora kwisubiraho ngo bikunde. Icya kabiri twazirikana la masse n'a pas de raison. Ikigare ntabwo nge kigira. Buri gihe iyo uteranye n'abantu akarimi gakunze guturira ati tubanegure tubanenge, bari n'abanyabyaha, bari n'abasoresha, n'indaya n'ingegera, ugasanga icyacu ko duteranye turi kuvuga nabi abandi. Ngakurya Pilato yahuje na Herodi bagiye kugambanira umwana w'Imana, bagiye mu rupfu rwa Yesu, bagiye kwica Yesu. Nuko natwe tukicara muri cya gipangu uwo mwana yavuze tugomba kwifungiranamo, tugahaguma turi kuvuga abandi, turi kunenga abandi, turi gupanga imigambi mibisha, tukaba inshuti na runaka kubera ingeso mbi duhuriramo, kubera cya kigare. Nuko aho uba kwizitura sorotire njyewe retraite tugomba gukora, tukava muri icyo kivunge kugira ngo tujye guhura nande na Yesu. Ngiyo rero intego ya gatatu dufata n'umunsi, la vie personnelle avec Jésus. Ubuzima bwanjye bw'umwihariko na Yesu, njye nyine igihurira na Yesu. Muzacunge iyo ikosa ryabereye muri ruhame n'ubundi no kwihanabira muri ruhame, ariko wa muntu ntabwo burya kwisubiraho biraza. Akenshi dukunze guhamagara za televiziyo ati muze turebe abantu bari kwiyunga televiziyo, amaradiyo, tukabyamaza abanyamakuru. Aho twagize ngo hari ukwiyunga birimo nyirizina, cyangwa wagize ngo hari uguhinduka birimo cyane. Ahubwo wa muntu uhinduka ni wa wundi utanashatse no kwigaragaza ku mugaragaro, akaza imbere, ubuzima bw'imbere guhura na Kristo mwenyine. La vie intérieure, ubuzima bw'imbere hamwe n'Imana, umwihariko wa Nyagasani. Njyewe yantama rero agenda yitaho, kuko buri wese ari umwihariko wa Nyagasani, agakwita ati ngwino gukiza kubera impuhwe zanjye. Nawe rero nta kindi gisigaye usibye guhura nawe ubwawe na Nyagasani, kuko uri umwihariko wa Nyagasani. Mwese Imana ibahe umugisha. Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.